ubundi kwaza mani ndabarawe muza ubundi kwaza twamaze kumenya ko ahangaha ariho urara ubuzima bwawe bwa buri munsi kubera icyo urara ku gasozi. Ndashaka ko njye unsangiza ku buzima bwawe mani, ihangane nukuri mbabarira uzi unsangiza ku buzima bwawe akantu gatoya cyane ukubayeho nyine. Kubera iki urara ku gasozi nyine? Kuki ingange yawe wayiteguye ahangaha tu? Nicyo nshaka kunganiza nk'umujama mani, waje ukanganiza koko abimesha amahoro mani nyine ngwino utuga mu mahoro nari wasiro mwaretse nk'iryamira mani nyine uraza kuryama ariko turashaka ko unatuganiza mani. Nzamuke ndaho hejuru se akibeshe seza hejuru ubundi kwaza mani nkarabe mu mazi. Amazi urakura hese? Ufite amazi ahangaha se? Genda ukaraba ariko uragaruka mu ngangi tuganire. Ari ngo nyakuzanire se ubundi arimo hari indani amazi yawe arahangaha ari mukize ahangaha ntiyagutera indwara mwa mane yegere mane ugabanye ngaho karabavuze tuganire. Ndashaka kunganiriza ubuzima bwawe. Nshuti za Simbi TV ndetse na Homeland 7 TV dukunda umunsi ku munsi tubitaho, niyo mpamvu tubagezaho inkuru z'imyidagaduro, ubukungu ndetse na politiki kugira ngo tubereke ko mutari mwenyine kubera ko tubakunda. Turi mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo, ni mu murenge wa Bumbogo twagiye gusura umwana cyangwa se twagiye kureba imibereho y'umwana mu by'ukuri udafite harambika umusaya. Ni umwana mu by'ukuri uba ku muhanda. Ndabizi ko muraza kujyana natwe muri iki kiganiro, ndabizi ko muri kumwe natwe. Rero mu by'ukuri abantu benshi bafite aho barambika umusaya ariko abandi ntaho bafite. Niba mu by'ukuri ubona hari icyo wamusayidira, nibona mu by'ukuri hari icyo wakora, nibona mu byo hari icyo watezaho imbere ku mibereho ye, umwanya ni wawe. Ngewe nitwa Nshimyimana Simon nk'ibisanzwe. Rero nyine nizi nkuru zacu dukora nyine ntabwo twicara ahantu hamwe, turasohoka tukavaho dukorera tukajya ku karubanda kugira ngo tubone uko rubanda bayeho. Reka tujyane rero turebe. Ibi ngibi byereka abanyarwanda hatoya batazavuga ngo ntabyo twarabateranye, kuko murabizi ko intego yacu ni ukwegera buri umwe wese tukamwereka ibyo atakagombye kuba abona mu gihe runaka atabishatse. Twahageze murabona ko yasinziriye. Uyu mwana w'umuhungu arara ahangaha kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Banyarwandakazi, ndabinginze niba mufite umutima wa kimuntu nimugaragaze ubushake. Ahangaha ubundi abantu benshi batinya kuba ahantu nk'ahangaha, ariko we niharara niho agira ate ubuzima bwe bwa buri munsi niho buri. Rero akaba yanananiwe yanaryamye. Sinzi rero niba ndamwegera, mfite ubwoba, ndi njyenyine nigiri kwifatira amashusho, nta wundi mu cameraman mfite. Ngiye kugenda mwegere mubaze nti se abaye hate, akora ate, ngira ngo murabona ko ni ku matafari, ashobora no guhanuka agakubita umutwe hasi ugasandara. Ni ahantu h'amatafari guys, turi hafi y'irimbi. Wenda cameraman aze kunyuzamo agenda agaragaza hagati yacu n'intera turiho ni hamwe baza hafi yaho turi barahashyingura. So nifuza rero ko tuhagera tukamubaza kuki abayeho muri ubu buzima. Ese abanyarwanda bo iyo babibonye babikoraho iki? Ese niba ufite umutima wa kimuntu kuki ntacyo ukora, aba akorera akazi cyangwa se n'abandi bantu runaka? Ese nta muryango afite, ni imfubyi itagira se na nyina, abayeho gutyo na gutyo, nta hantu ho kurambika umusaya afite? Ese byagenze gute? Ese ni umuryango we wamujugunye? Ese yahisemo kwibera ku gasozi? Ese afite uburwayi bwo mu mutwe? Nabyo ibyo byose turaza kugenda tubimenya. Sinibuka izina rye ariko niba yitwa Sante, niba yitwa niko musore asinzire yahezeyo. Musore bite? Waje ukatuganiriza se? Meze bite? Ngwino tuganize mwana. Ubundi kwaza mani mani ihangane byuko tuganize mani, turashaka kumenya ubuzima bwawe. Urambaze cyakora mani. Wowe turashaka kutuganiriza, hari ibintu dushaka nyine kutuganiriza.
gerageza wihangane manuze ugende mushaka abandi babaganira. mani ihangane byukutu tuganiriza wenda abantu bashobora no kwishimira kubabazwa n'imibereho yawe ubayeho bakaba bagira ikintu bagusayidira. Bazaba Mani wakihanganye. murambaza iki? Turashaka ko tuganiriza wangu. Kandi abo nicyo ushaka. Nyine urareba ahangaha niho mu rugo iwawe niho urara niho ukora ubuzima bwawe bwa buri munsi. Yamba ndi mu kazi bro, ngo nibereye hano urabibona ko. Nyine ukora icyanga kuki utarara mu nzu. Abanyarwanda bafite amatsiko yo kumenya imibereho yawe. Turashaka kumenya uko ubayeho. Niberaho gutya mani ni mwana wacu. Nese wakihanganye ukatuganiriza mwana. Sibyo? Turakwingize mani gerageza utuganirize. Tubibare gute? Mani ndashaka nyine kumpa akaganiro gatoya tukaganira nyine ukadusangiza ku buzima bwawe n'abanyarwanda bose bakabimenya. Kabwoko Imibereho yawe kubera iki urara ku gasozi hari abaryama mu nzu bagasagura n'izindi zitandukanye. Nifuza ko watuganiriza mani. Yamba nibereye hano nkabona nari wacu. Ndashaka ko njye unsangiza ku buzima bwawe mani. Ihangane n'ukuri mbabarira uzunsangiza ku buzima bwawe akantu gatoya cyane. Ukubayeho nyine kubera iki urara ku gasozi nyine kuki ingangi yawe wayiteguye ahangaha tu. Nicyo nshaka kunganiza nk'umujama mani waje ukanganiza koko. Abimesha amahoro mani. Nyine ngwino mu mahoro nari wacu. Nyine ngwino utuganirize kubera iki ahangaha ariho haguhesha amahoro kandi hadasakaye. Se ntabwo uba ufite bwuko abagizi bane bashobora kukwataka ibisambo inyamaswa z'inkazi cyane cyane ko ari no hafi y'irimbi. Kandi abantu bavuga ko mu irimbi haba imyuka mibi. Ntabwo ufite ko ibyo byose bishobora kukuzanira akaga gakomeye. Nta nyamaswa igindi ni mani waje ukatuganiriza wangu. Ndakwinginze haguruka utuganize mani. tuvugane ibigendanye n'iki ndabura. Ndashaka kunganiza nyine ku buzima bwawe urumva. Simbizi niba sinzi niba ndakuganiriza uri mu ngangi ariko ndashaka ko nibura tugira ibyo tuganira mani ku mibereho yawe. Cyangwa tuganire mu ngangi. Oyanganiriza mu ngangi. Oya reka tuganire mu ngangi niho ingaha wiwe. Nushaka kuma iminota 3 ariko tuganire ubwire abanyarwanda ubuzima bwawe. Sibyo? Ingahe wiwe muniga. Ndashaka iminota 5 yonyine cyangwa 10. Sibyo ihangane n'ukuri tuganirira. Nese ko ufite ibitotsi? Iminota mane. Ndumva mani gerageza. Nese ko kiba muri hango. Ihangane mani uje mu buzima musanzwe twiganirira. Nkarabe mu mazi. Amazi urakura hese. Ufite amazi hanga hasi? Genda ukaraba ariko uragaruka mu ngangi tuganire. Ari ngo nyakuzanire se ubundi. Arimo hari indane. Amazi yawe arahanga. Ari mukize. Ayanga ntiyagutera indwara mwa. Mane yegere mane ugabanye he. Ngaho karabavuze tuganire. Ndashaka kunganiriza ubuzima bwawe. So guys nguyu rero ni wa mwana nababwiraga ari kwisukura. Turaza kuganira uryamye mu ngangi yawe nanjye niba ngombwa urancumbikira ndara ahangaha tuganira. Nze tuganire se guma ahangaha mu ngangi nze tuganire. Sibyo? Guma aho nze tuganire mu ngangi yawe. Ndashaka ko abanyarwanda basobanura impamvu. Okay wenda simbizi. Wenda abantu bambabare kubwo kwitwara nshobora kwandi kwitwara nabi mu kigana ariko ndashaka ko tuganira nyine udusangiza ku buzima bwawe. Niba bitakugoye ihangana udushakira iminota mike cyane. Sibyo? Oya mani guma hejuru mani tuganire aho ngaho. Reka tuganire mu ngangi yawe. Ihangane ndakwinginze mani umva reka tuganire aho hejuru mani ihangane ngusanga aho hejuru. Mani gerageza uva nk'umujama mani. Ako agire kakurakara mani.
gumaho ngo nze tuhaganire, reka nzamuke ahubwo ahantu, reka nzamuke ku masikariye yawe nze tuganiriraho. So reka rero tuganirize uyu. Waje aha kumara iki? Ndashaka ko tuganira ubuzima bwawe, ndashaka ko unsangiza imibereho yawe. Shaka ndakare se? Oya nturakare ahubwo ndashaka. Ndakaye wahita umbona subiza.